ntuzigera umuca. Nubwo wajya umubona mu mujyi atambuka yambaye nka mayibobo yarapfuye nabi, ibiyobyabwenge byaramwishe, baramujyanye iwawa yarabyanze, yaragarutse byaranze. Komeza wature ibyiza, you never know. You never know. Abapasiteri benshi dukunda kumva hano hanze batanga ubuhamya ukuntu bari abasinzi, batanga ubuhamya bw'ukuntu bari barananiranye. Abenshi batanga ubuhamya bw'ukuntu bakundaga abagore basambana cyane. Ni abantu baciye mu bintu bikomeye cyane mu bujene bwabo. Uwo mwana ntumuhebe nubwo yaba amaze imyaka 5 mu muhanda, ça peut changer. Bishobora guhinduka, ntahabwa agakiza nawe, ntahabwa agakiza na papa we, ntahabwa agakiza na anti cyangwa na uncle. Oya, marayika w'Imana akamusanga agahabwa agakiza n'umuntu wundi. Ubuhamya tubafite bwinshi, bakamufungira iwabo hakaza abantu bakabwiriza akakira agakiza agakizwa. Wimuvuga w'ikibi, wimwatura uko byarangiye. Mwitandukana ngo mushwane muryane kubera umwana yabatesheje umutwe, yiba babavuga hanze. Byibasaza. Uyu mubyeyi tubona muri Luka 15 yagumye atuje, araguma arayizera Imana, araguma aririra Imana, araguma aratekana, imirima iraguma irera, inyana zirororoka, sinzi barabareza, biragenda neza. We n'umuhungu we bari abakozi beza. Igihe kimwe wa mwana biramurambira, nawe uwawe bishaka kumurambira, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga muri prison, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga iwawe, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga muri Alberta Hospital. You never know. Agakiza gashobora kumusanga hano kuri 118. You never know. Usanga uyu mubyeyi urushye, usanga uyu mubyeyi Imana ubabajwe n'amagambo ari kwitwa amazina atandukanye, ari kwitwa ingumba, ari kwitwa ikitabyara. Famiye yashatsemo we ndirimo iramubwira amagambo atari meza. Kenshi bita bijya no ku kibazo cy'umugore, mwami bakumva ko ari ufite ikibazo. Ndakwinginze data muri iki gitondo cya none kugira ngo usange ingumba data. Usanga uyu mugore bita ingumba, usanga uyu mugore bita ikitabyara, usanga uyu mugore witwa amazina atandukanye, wirirwa batuka ibintu bitandukanye. Umugirire neza papa, umwibuke data. Igihe kimwe mwami ngo Rebeka yarabuze urubyaro, ngo bimaze kumara imyaka myinshi, ngo Isaac mwami, umugabo we Isaka mwami, ngo aridesida wenyine aza imbere yawe, ngo arasenga, ngo asengera inda y'umugore we, aramusengera maze abona urubyaro. Twebwe akenshi turabyica mwami, turabyica ukasanga turi guterana amagambo, ugasanga umugabo arimo aracyurira umugore ibintu bitandukanye, arashaka kumukorera ibintu bitari byiza. Ugasanga famiye yamuhagurukiye, ugasanga abaturanyi ugasanga abantu bose bamuhagurukiye. Ariko data nyamara uriya mugabo afashe iya mbere Mana, agasengera umugore we, wenda hari icyahinduka, wenda hari icyo wakora data. Ndakwinginze mwami kugira ngo uduhe ubwenge, uhe ubwenge iyi famiye mwami, uhe ubwenge iyi famiye, uhe ubwenge uyu mutware, uhe ubwenge uyu mugore Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Babashe gufashanya mwami, babashe gushyira hamwe Mana ibiganza byabo, basenge, bahuze umutima imbere yawe. Umwe yingingira undi n'undi yingingira undi. Ahari wenda hari icyakoreka. Birinde kumva amagambo aturuka hanze y'incanege nke, birinde kwifatanya n'amagambo aturuka hanze mabi yo gutukana no kuvuga nabi no gusebanya. Biringire wowe gusa. Njye nizera ntashidikanya ko icyo tubuze cyose kiri mu biganza byawe, kuko ngo iyo wafunguye ntawe ushobora gufunga, niyo wafunze ngo nta wafungura. Niyo mpamvu data ijambo ryawe tubwira ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo ntimugacogore, ngo ntimukamuhwemere, ngo kugeze mubonye Yerusalemu habaye ahantu h'amashimwe. Data niyo mpamvu tutareka kuza imbere yawe. Iyo nda yaba yarafunzwe n'abadayimoni, iyo nda yaba yarafunzwe na Satani uburyo ntazi ubwo ari bwo, iyo nda yaba yarafunzwe n'abajya mu bapfumu bamupfumuriye bikagenda gute, iyo nda yaba yarafunzwe n'imyuka mibi ya hehe, ntabwo tubyitayeho. Icyo twitayeho nuko ufite imbaraga, icyo twitayeho nuko ushobora byose, icyo twitayeho nuko ushobora gufungura inda y'uyu mudamu mu izina rya Yesu. Peu importe imyaka yaba amaze, yaba amaze 1, yaba amaze 5, yaba amaze 10, yaba amaze irenze iyo ngiyo, urabishoboye. Niba
warabikoreye Aburahamu ukamutandukanya n'ibigirwamana by'iwabo ukamuha urubyaro. Mana ndakwinginze data, murinde gucika intege ngo atangire kujya gushakisha hanze, murinde gucika intege uyu mugabo ngo ajye gushakisha abagore babyara hanze, murinde uyu mugore gucika intege ngo ajye gushakisha abagabo hanze. Ndakwinginze ahubwo baha ubumwe bushyize hamwe, kuko icyo ufatanyije Mana kiba ari kimwe, icyo ufatanyije Mana ugiha umugisha. Ndakwinginze ngo ubarinde gutandukanywa n'ibihe, ubarinde gutandukanywa n'ibihe bigoye, ubarinde guterana amagambo y'ibihe bigoye, ubarinde kurambirwa data. Ndakwinginze data kugira ngo ugirire neza uyu muryango utegereje urubyaro igihe kirekire, harimo n'agahinda bamwe na bamwe ko gutwita zikavamo ayi rekiyaramande kerebeketi kayarababa, gutwita zikavamo Mana. Birababaza kubona umubyeyi yatwise amezi angahe akikubitamo, nawe agatangira kugira hope, yajya kubona akabona ivuyemo. Oh my God, ndakwinginze papa, gira imbabazi Mana, ikiganza cyawe gisanga iyi famiye. Ntabwo nabavuga mu mazina, ariko ndakwinginze data, wowe urabazi Mwami, urabazi abagutakira amanywa na nijoro, urabazi abakubwira ngo data njyewe uzanyibuka ryari, urabazi mu mazina, urabazi mu mazina, utuzi neza data, ngo niyo agasatsi kamwe katuvuye ku mutwe ngo nabyo urabimenya. Ndakwinginze data, genderera uyu mubyeyi, genderera iyi famiye, maze ubahe urubyaro Mwami, ubahe urubyaro, ubarinde izo zivamo. Birababaza, ubarinde iyo hope Mwami igera hagati gapfa, ubahe hope burundu Mwami, ubahe urubyaro, kuko niwe utanga urubyaro, iyo wafunguye ntawe ufunga data. Ndakwinginze Mana, barinde guterana amagambo, barinde kurebana ingwe, barinde gucana inyuma, barinde kwidoga, barinde kwatura nabi, ahubwo bakomereze mu kwizera, bagume bareme ibyo batabona, bagume babone Mwami, barebe muri avenir Mwami yabo, barebe muri future yabo, babonemo abana benshi, babone imeza Mwami, nibategura bajye bateguraho n'amasahani y'abantu, barememo icyizere, nibagura imyenda bagure n'imyenda y'abana. Twarumvisha abo byakoreye Mwami kubera kwizera, at the end ukabaha abana Mwami. Ndakwinginze data, ihino kapo Mwami yarirambiwe imbaraga, bongere basubirane imbaraga, bongere bagire icyizere, barinde Mwami amagambo ari negative, barinde Mana amagambo yo gutongana, barinde Mwami igitekerezo cyabaca mu mutwe cyo gucana inyuma, ahubwo bakwikomezeho, ngo iyo atari wowe bakabubatse bavunikira ubusa, iyo atari wowe urinda Mana ngo abarinzi bavunikira ubusa. Ndakwinginze data, rinda uyu muryango, ubakire ino kapo Mwami, barinde gushwana, bahe gufatana ibiganza, bagume berekeza umutima kuri wowe, kuko ugushikamijeho umutima ubasha kumurinda kwa mahoro masa. Ndakwinginze data, bongerera icyizere cyo kubaho, bongerera icyizere cyo kubona ko bazabona urubyaro, pemporte imyaka baba bagezemo, ibyabo byafunguwe n'Imana byafunguka. Reka bakwizirikeho wowe, reka bakwizirikeho kuko urashoboye, reka bakwizirikeho kuko urabishoboye, reka bakwizirikeho kuko uri papa, ugira imbabazi kuruta abaganga, ugira ubuhanga kuruta abaganga, ufite ubwenge buruta ubw'abaganga, ni wowe uzi aho biba byapfira urebayo neza Mana. Rimwe na rimwe ugasanga twagiye kure yawe, kandi ari wowe akatubwiye aho hantu byapfiriye, kandi ari wowe agakanze buto aho hantu byapfiriye, maze bikagira Mwami bikabaho. Ariko kenshi ugasanga duse tugutera umugongo, kenshi ugasanga tugiye muri kote ya Satani yo kwidoga no kuvuga nabi no gushwana n'ibindi, turitana ba mwana tukitana amazina adasanzwe. Mana ndakwinginze Mana, iyi kapu ifite kino kibazo, reka ikwizirikeho data, reka ikwizirikeho, kuko ijambo ryaravuga ngo munyegere nanjye nzabengera. Ayi marekete mandere bosha yarababa. Ndakwinginze data, shoboza ino kapo ubwumvikane, shoboza ino kapo gusengana, shoboza ino kapo kuva mu bidakwiriye, bakwegere wowe, be gushakira Mwami aho bitagomba, be kujya gushakisha Mwami rimwe na rimwe babaha n'ibibi bitagwesha icyubahiro, rimwe na rimwe bajya no mu bintu bidakwiriye. Mana ndakwinginze, bahe gufatanya, bahe gushyira hamwe, bahe gushyira imbaraga zabo hamwe, ngo babiri baruta umwe, niko ijambo ryarimbwira. Bahe gushyira imbaraga zabo hamwe, maze Mwami bakwemerere ugendane nabo. Ndabizi neza Mwami ko nibashyira imbaraga zabo hamwe hari ukuntu uzabigenza, ndabizi ko nibashyira imbaraga zabo hamwe bazaterana imbaraga zo gutegereza Mwami,
kuko igihe cyawe kibaho, isaha yawe igibaho, ndabivuga mbizi, isaha yawe igibaho, isaha yawe igibaho. Ibintu byari byarananiranye bikabaho, ibintu byari byanze gutungana bigatungana. Data ndakwinginze Mana, ugirire neza uyu muryango. Mana, ndi kuvuga babuze urubyaro mu nda, ariko hari abandi bafite urubyaro ruri kuzerera hano mu isi hanze, babuzeho akise Mwami, batabasha kuvugisha. Ai keteri yaramandere bosha yarababa, umwana wakagupfana ahagaze. Data, barahari benshi Mwami, barahari, turabazi. Abana bananiye, abana bagiye mu biyobyabwenge, bagiye mu bimogi, bagiye mu bintu bibi, ibiyobyabwenge, ibintu byica Mana. Nta gishya Mwami, no muri Bible turabibona byabayeho Data. Byabayeho umwana igitondo kimwe ari desida arabyuka, abwira papa we ngo mpereza umugabane wanjye nigendere, ngo mpereza umugabane wanjye nigendere, ino nzira boringa. Bijya bibaho, satani agakomanga, satani agatera. Mwari mwishimye, mwari kapi ifite abana bimeze neza. Umwana umwe, uyu mwana bavuga muri Bibiliya ngo yari bucura, yari bucura, ngo yari bucura. Igitondo kimwe areba se mu maso na mukuru arabwira ati ibyanjye hano nigendere. Data ndakwinginze Mana, uyu mubyeyi upfushije umwana ahagaze, amuzi neza, yaramwirereye, yaramwambitse, azi umutima w'uwo mwana, waramuhaye n'izina ry'uwo mwana. Ari umwana yakurije yewe no mu nzu y'Imana, rimwe na rimwe ari umwana yirereye, yikundiye, azi neza ko atagira n'umutima mubi. Ariko satani agakomanga igihe gito cyane gutya, akaba atwaye umwana mu biyobyabwenge, akaba atwaye umwana mu nshuti mbi, zikamushuka zikamutwara. Ntacyo umubyeyi atakoze, ntacyo umubyeyi atagerageje. Ndakwinginze Data ngo uriya mubyeyi nawe umusange. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo papa uriya mwana yamwirutse inyuma. Oya, ntabwo yamwirutse inyuma, ntabwo yamwirutse inyuma. Yagumye mu rugo arategereza, aramureba harenga mpaka arenze. Yagize agahinda of course, niyo mpamvu ndi gusengera ifamiye. Ntabwo agahinda kabura of course, ntabwo agahinda kabura, ntabwo umubabaro wabura kubona umwana wirereye, wisigiye amavuta, wiyambikiye, wiyuhagiriye, wirereye, waririye minerivare, wasengeye, wakoze ibyo wari ushoboye. Umwana mu gitondo akakwihinduka gutya, akakubana ikirara, hamwe adashaka kunamuhamagara, hamwe adashaka kumenya n'aho atuye. Birababaza umutima. Mubyeyi komera, Mana ndakwinginze, komeza uyu mubyeyi, muhe imbaraga, akwishikamizeho, umurinde cyane. Icyo wowe ushinzwe wa mubyeyi we ni ugusenga, nta kindi wakora. Uyu mupapa ntabwo Bibiliya itubwira ngo yamwirutseho, yagumye yicaye mu nzu ye, araguma akiranukira Imana, araguma akunda umwana asigaranye, araguma akora ibyo ashoboye byose. Nawe Mana ndakwinginzeho uyu mubyeyi ngo nawe ashikame, yo kwiruka ngo amere nk'umusazi, yo kwiruka ngo agenda amere nk'umusazi, agenda abwira abantu bose ngo umwana Mana arananiye, umwana arananiye, ngo ajye mu kwidoga. Hoya, reka ririre imbere y'igitanda, reka ririre muri presence yawe, reka bibwire wowe, reka we n'umugabo we bafatane, babikubwire, babivugire hamwe imbere yawe Mana. Bababwira amagambo y'incanege, babirinde, babereke kubasubiza. Ntabwo Bibiliya itubwira iby'uyu musaza bamubwiye, ariko nibaza ko bitari byoroshye. N'uyu mukuru we Bibiliya itwereka ko yararakaye cyane. Mana ndakwinginze, mfasha uyu muryango, uha ubwenge ukuntu babyitwaramo, bahe gukundana, bahe kuguma bari imbere yawe, bahe kuguma bagendana nawe, bahe kuguma bafasha abandi bana bo hanze, bagenda bafasha abana bo hanze, kuko Mana kwiheba ntabwo ari cyo gisubizo, kwiheba ntabwo ari wo muti, kwiheba ntabwo ari byo bizamugarura. Oya, ahubwo uriya mwana azarindwa n'amasengesho yawe, azarindwa n'amasengesho yawe.
azarindwa n'amasengesho yawe, azarindwa no gufasha abandi bana bo hanze, azarindwa no gukunda abana b'abandi, azarindwa no gusengera abana b'abandi. Uko watura ibyiza ku bana b'abandi ari nako byatura no ku wawe wagutaye, wagiye wigize ibintu. Mana, uko uriya mwana ari hariya, amasengesho yawe azamurinda. Imana izajya yohereza abamarayika, ariko nimubyitwaramo nabi. Babyeyi, nimubyitwaremo nabi, nimutongane. Hari ingo zihita zisenyuka kubera ko umwana yabananiye, byageze ahantu kure, mugatangira gushwana. Umwe ati ntazagaruke, nagenda apfe nabi, mugatangira kwatura ibintu bitari biri ngombwa. Undi akavuga ati hoya ni akana kacu, oya we ntibikabe, ndasenga ngo kagaruke. Nibyo bizima. Nimukundane, nimufatane, nimushyire hamwe, nimwature ibizima. Mvuge ngo ahari Imana turamukweretse, musenge. Kwiyohoza inzoga ntabwo ari byo bisubizo, oya. Gutandukana, divorce ntabwo ari cyo gisubizo, oya. Uriya mwana azarindwa namwe, azarindwa n'amasengesho. Mwipozisiyone neza, muvuge ngo Mana, aho yagiye kurorongotanira, turamusenge mu izina rya Yesu. Mugaruze ineza yawe, mugaruze ubuntu bwawe. Ijambo ryaravuga ngo mvubira imvura babi n'abeza, reka nawe umuvubira imvura aho ari, abura amahoro, agaruke mu rugo, azaryanywe. Bibiliya iratubwira ngo uyu mwana w'ikirara, oya ntabwo ushaka kuhasoma, ni harehare, muzahisomere. Ni Luka 15, niho inkuru y'uyu mwana iri. Aragenda arasayisha pe, arayarya arayarangiza, ajya mu bakobwa, ajya mu bagore, arya icyo ashaka, aryama icyo ashaka, bakamujugunya hanze yasinze. I can imagine, nawe wabyimajinira byose yabayemo. Ari kurya umutungo, ari kurya umurage wa se. Agera igihe araruha, agera ahasangira n'ingurube, agera aho ajya kurera ingurube, niba ari ukuzirera, niba ari ukuziragira. Aragenda araziragira, akajya arya ibyo ziriye, akararana nazo. Iwabo ari abakire, iwabo ari abatunzi, iwabo basenga, iwabo bafite byose. Mubyeyi wisara ngo wiruke inyuma y'umwana ntacyo wamumarira, wirwara depression. Uwawe waramubyaye, agahinda kagomba kubaho, kurira kugomba kubaho, kubabara kugomba kubaho, kuko n'uwawe yakuvuyemo. Ni imbuto yanyu, birumvikana cyane. Ariko ite kuba ufite basi, ite kuba ufite, ite kuri abo ngabo wasigaranye. Niba nabo kunda b'abaturanyi, kunda abo mu muryango, kunda abana bakwegereye, abasoruzi, izo nkumuzi bakunde nk'abana bawe, bafate neza. Nurangiza wature kuri wa wundi. Umugisha watuye kuri aba ngaba, aba ari wo watura no kuri uriya. Ntuzigere umuca. Nubwo wajya umubona mu mujyi atambuka yambaye nka mayibobo, yarapfuye nabi, ibiyobyabwenge byaramwishe, baramujyanye iwawa, yarabyanze, yaragarutse, byaranze. Komeza watura ibyiza. You never know. Abapasiteri benshi dukunda kumva hano hanze batanga ubuhamya ukuntu bari abasinzi, batanga ubuhamya bw'ukuntu bari barananiranye. Abenshi batanga ubuhamya bw'ukuntu bakundaga abagore, basambana cyane. Ni abantu baciye mu bintu bikomeye cyane mu bujene bwabo. Uwo mwana ntumuhebe, nubwo yaba amaze imyaka 5 mu muhanda. Ça peut changer, bishobora guhinduka. Ntahabwa agakiza nawe, ntahabwa agakiza na papa we, ntahabwa agakiza na anti cyangwa na uncle, oya. Marayika w'Imana akamusanga, agahabwa agakiza n'umuntu wundi. Ubuhamya tubafite bwinshi. Bakamufungira iwabo, hakaza abantu bakabwiriza, akakira agakiza, agakizwa. Wimuvuga w'ikibi, wimwatura uko byarangiye.
mwitandukana ngo mushwane muryane kubera umwana yabatesheje umutwe, yiba, babavuga hanze, byibasaza. Uyu mubyeyi tubona muri Luka 15 yagumye atuje, araguma arayizera Imana, araguma aririra Imana, araguma aratekana, imirima iraguma irera, inyana zirororoka, sinzi barabareza, biragenda neza, we n'umuhungu we bari abakozi beza. Igihe kimwe wa mwana biramurambira, nawe uwawe bishaka kumurambira, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga muri prison, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga iwawe, nawe uwawe agakiza gashobora kumusanga muri Alberta Hospital, you never know. Agakiza gashobora kumusanga hano kuri 118, you never know. Ari hariya rwose yaraguye hasi, umuntu w'umunyamahanga akaba yaza akamubwiriza akakira agakiza. You never know icyateye uriya mwana kumera kuriya, ntacyo uzi. Just devoir yawe ni ugusenga, that's it. Si ukwatura nabi, si ukuryana mu rugo, si ukwibagirwa ko mufite abandi ngo nawe mujye mwirirwa babwira ngo nawe uzamera nka gikuru cyawe. No. Uyu mwana ashobora guhinduka ejo akagaruka ari muzima, yaramenye n'Imana, ahagaze neza, agakizwa, akazavamo n'umuntu ukomeye cyane, agasubira mu ishuri akiga akamera neza. Mwature neza ababyeyi, mwature neza, mwihangane, mukomere, mushikame, mufatane, ababiri baruta umwe, muhuze umutima, muhuze imbaraga z'amasengesho. Ibintu byose birashoboka ku Mana. Imyuka yaba yarateye uriya mwana, yaba ari ibyo bamuroze, yaba ari ibyo bamuteje, yaba ari ibyo yariye, yaba ari ibyo yagize gute, sinzi aho byaba byaraturutse byose, Imana ishobora kumucira inzira uriya mwana akagaruka, bitewe n'aho mwebwe muhagaze, bitewe na comportement mubyitwayemo. Mukomeze musenge, mukomeze musenge. Iyo atari Imana yubaka, abubaka baba bavunikira ubusa. Iyo atari Imana irinda, abarinzi baba bavunikira ubusa. Ntabwo ndi buhasome, ni muri Zaburi 127, muhasome, muhisomere. Iyo atari yo, abandi twese tuba tuvunikira ubusa. Mureke twikomeze ku Mana, tureke gushwana, tureke kuryana, tureke kuvuga ngo divorce niyo muti. No, ntabwo ari wo muti. Gusenga niwo muti. Niba umwe atabikozwe undi najye ku mavi akora haba babiri. Imana irareba, Imana irumva, Imana irakiranuka. Data, nsengeye uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze ngo ubongerere imbaraga. Twasengeye ababuze urubyaro rwo mu nda kandi twizeye ko ari cyo ugiye gukora. Noneho dusengeye n'aba ngaba bafite abana bapfuye bahagaze, bafite abagabo bapfuye bahagaze, bafite ibintu byapfuye biriho kandi bigenda. Solution ni ukuguma muri presence yawe Data. Solution ni ukubaha imbaraga. Baha imbaraga, ndabasengeye abo nzi ndi kubabona muri memoire yanjye, ariko hari n'abandi ntazi bazabyumva wenda bakizera. Ndakwinginze umva agasengesho gaturuka muri ya rugo, kakubere nk'umwotsi uhumura neza, kakubere nk'umubavu uhumura neza, n'izina rya Yesu Kristo. Uko uyu mwana w'ikirara yatashye, umubyeyi agatega amaboko ngo akiri kure ngo ariruka ajya kumusanganira, aramuhobera cyane, aramuterura, aramubwira ngo mwana wanjye nari nzi ko wapfuye none uriho. Arazana, barabaga, bararya, barishima, barabyina, baramwambika. Mukuru washaka kurakara, papa bamwe ati wirakara, ibyari biri hano byose ni ibyawe, nawe ngwino wishimane nanjye kuko umwana wanjye yarapfuye none yazutse. Ahari nawe ayo magambo uzayavuga, ahari nawe mu gihe gito ayo magambo uzayavuga. Wikwiheba Mana, ndakwinginze urinde ino miryango yose Data. Iyi miryango yose byari bishobeye, imiryango yose yari yarabaye nk'aho ari abasazi birirwa bajya gushakisha mu maprizo. Oya, bahe gutuza, bakwikomezeho. Inzira zawe ngo zirenze ibihumbi Mana. Uko yatura ririya zina buri munsi asengera umwana we, asengera umwana we, umurinde kurambirwa, umurinde kuba ari byo afokasingaho, ahubwo Mwami yite no kuba abandi, yite no kuba abandi, asengere n'abandi bana bose bananiranye, asengere n'abandi bana bose bazima. Mana, aho naho ushobora kuhakorera, aho ngaho ushobora kwinjira mugakora Mwami. Reka tukugirire icyizere mu gato na kanini, reka tukugirire icyizere mu bisa nk'ibidashoboka, reka tukugirire icyizere kuko urabikwiye kugirirwa icyizere. Ubuhamya ni bwinshi hano hanze Data, reka ukomeze izi famiye Mwana,
ikomeze izi famiye zikwiringiye, izi famiye byari bimaze gucika mwami bumva bacitse intege, reka ubarinde kurambirwa, reka ubasubizemo imbaraga data, reka ubasubizemo imbaraga mwami. Yesaya 40:29 yongere ibakorere data, abarambiwe nibo basubizamo intege, nibo baha imbaraga, kandi Imana bagushikamizeho imitima rwose, bakwegere nawe uzabegera, maze mwami bakwemerera bari wowe ububakira, bakwemerera bari wowe ubarindira mwami, ubarindira bari hafi n'abari kure. Ndabisenze mbyizeye kuko uri Imana ishobora byose, kuko tuzi ubuhamya hirya no hino bwawe byakoreye, kukwizirikaho ntawe byigeze bibera igihombo, kukwizirikaho niwo muti wonyine, nibyo bituma tugira itoto, nibyo bituma tudasaza, nibyo bituma tutazana iminkanyari, nibyo bituma Mana tudacika intege ngo tumere nk'abasazi, kubera ibyakadusajije ari byinshi. Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura Mana, ariko iyo tukwikomejeho nawe ugaragaza imbaraga zawe, ubuhamya turabufite bwinshi. Ndakwinginze urinde iyi miryango kandi uyigirire neza, icyubahiro kibi cyawe data muri byose, kandi abo uzakorera Mana tuzashima. Urakoze kumvise gusenga kwacu, ibyiringiro byawe bikomeze kuba muri aba bantu, umugisha wakomeze kuba muri aba bantu, imbaraga zawe zikomeze kuba kuri aba bantu, ubutsinzi bwawe bukomeze kuba muri iyi miryango. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Icyanditswe nababwiye mukirebe cyane muri Luka 15, nkurikije ibyo nasengeye, hanyuma na Zaburi 127:1, ko Imana ariyo yubatse nibwo bicamo, niyirinze nibwo bimera neza. Mukomeze kwikomeza ku Mana ifite ijambo ryayo.